rigani yewe reka nunganire Sarpo ngo mugenzi wanjye twebwe dufana Reyo kandi twebwe dusenga Imana ntabwo turi nka APR ibyo by'uburozi rero bavuga twe ntabwo tubizi twebwe bo ntabwo mubashinja ahubwo se reka mubwire Rugwiro aza muri Rayon Sport yavuze ko bajya gukoresha uburozi irindi tangazo Nyagasazi uceceke ntumvugiremo ngiye kuvuga ijambo wanyibwire Nyagasazi yarambwiye ngo bambuye Nyirabizuru none yigendeye muri Mukura niyo mpamvu isigaye itsinda Nyagasazi rero Nyiragasazi yambwiye ko bambuye Mama Bizuru none Mama Bizuru yarigendeye ngo niyo mpamvu Mukura yarije kuri match Nyiragasazi nibyo amagambo y'umucanshuro ahubwo ndabona barabyimbyuza utamo wagira ngo nutwana twimisha aho muri kurya ibiki muri iyi minsi mubanze munansuhuze nari mbakumbuye this way yemerukana namwe abantu banywa inzoga ziciriritse za make turabona by'uburari banza usubize kuri Mama wa Bizuru ntago ari umukecuru wicuruza ngo abapfumu bajya kuzana muri Kongo Mama wa Bizuru no umukecuru usenga uvugisha ukuri uriya mukecuru ntabwo ngiye mwemera we ni umukecuru wicara akavuga ati ikipe ko ari ebyiri zihanganye haravamo imwe iri bubikore igatsinda Mama Bizuru ntabwo mwemera njyewe ntabwo mwemera abo Rayon Sport bayishubije amakosa yakoze ishaka ibyo kuza kutubeshya ni ukuvuga ngo rero tuve ku marozi tuganire ku mukino nyirizina ndagira ngo rero njyewe mu butumwa uno mutoza wa Rayon Sport avuze ngo APR ayifata nka Mukura nka Bugesera nagira ngo mubwire ko ikipe agiye guhura nayo atayizi kuko natwe n'ahantu twahura n'umucugusi wo mu gikoni urakoze cyane reka subira ku Bareyo mumaze sezo 3 mudatsinda ikipe ya APR ntabwo mukumbuye gutsinda APR uyu munsi murabona mufite icyizere muragishingira he sawa revuyanga sezo 3 zishize datsinda APR najya Sarpo ngaro buryo twagiye tuyibonamo abonyeme ibintu ngabintu by'abasifuzi ngabiki Rayon Sport nta nubwo wenda haje twari tutameze neza arabiza abantu bagiye baza batuvagira ikipe nk'abo basadati n'abandi ariko bikipe dufite turashima Imana yuko simwemera Sadata zakurishimira kubera Rayon Sport najya mugabanya indabyo umva maze mubwira duhana umwanya ikintu nshingera mva kuri ruhande ruganire neza duhana umwanya turi kuri Sarpongo wa Rayo tubwire impamvu ikiri mubwira ko nshingera dutsinda APR iya APR ubona ni wasi iya APR Musanze ingingo ni zihe zisobanure ingingo zihari uyu mutoza Adil Mohamed n'umuswa uko nari umuswa yarajahura buretse yarajahura n'ibikenyeri iya APR yatwaraga shampiyona na mbere wose n'abamuretse batwaye shampiyona nta kintu yaje ngashiremo iya APR yakomeye ku bakinyi twari dufite Robertinho yaramaze gucyaza harimo Nsinzi Ange baraba Sefu nabandi baragiye ubu nabahari ubu tuvuganira ikipe yari ni ikipe yose yacu nabibonye kuri Mukura abonye kuri Musanze kaba mfite Rayon Sport rero ifite umutoza muzima ifite staff urabona ko hari akantu kari kuzamo n'ubwo bari Nyamata urumva ko ari ibintu bimeze neza abarera nshingira yuko diri bwaze gukubita ikipe ni senkani wenda akazamo ya cyacyo cyabare ko turi benshi 70% mfite amahirwe ko turi bari gacuma urashingira ku kibuga ko mutsinda APR umva ngiye nkubwira ingingo ya mbere mfite umutoza mwiza ingingo ya kabiri ni mushya nyine nibyo byiza wari wamubona neza impamvu ngiye nkubwira match ibaye n'imyitozo yose mba ndiho urumva naramwitegereje umutoza mwiza yo ni impamvu dufite umutoza mwiza iyo ni impamvu ya mbere igomba gutuma nsinda APR impamvu ngiye kugutangariza akantu APR batari bazi yego akantu ngiye kugutangariza Adil ya mikino yatsinze yahita sezera yari kumera nka Robertinho yari kumera wimvugiramo reka soze gacuma uti Adil ya mikino yari amaze bamushimiye 50 adatsindwa afashwemo n'umukuru Okay. Abdari murakoze gushimira Adil reka soze namwe turabayijamo Adil yaza guhita asezera APR akigendera imikino 50 Adil yatsinze adatsindwa ndakubwiza kuri kiriya mikino agiye gukubitwa 20 atsindwa uretse gato soza tujye kuri APR 25 yikurikiranye faze returu azatsindwa mu mikino 6 mu mikino 6 sibwo
ndi Gacuma uzabimbaza uzantumire Sara koze Gacuma reka tujya kuri aperi najya gusubiriza Gacuma reka tujye kuri aperi abareye murakoze aperi musubize burumwe aravuga murakoze cyane kadore kuri umusore winjiye njyewe banyita Kingovu batsinda guturuka muri online fan club intare y'abatsinda icyo ndimo kubona ndimo ndareba nkabona Ruzovio na Gacuma barwaye ihungabana nabo si kuko impamvu bafite ihungabana reba ikigutangaza bari batinya kuza muri studio kubera iki ubwo bafite ariko muganga arahari aba rero nicyo ngira ngo mbabwire ubundi Rayon Sport ntabwo ikiri ikipe Rayon Sport yabonye pasi yijya mu matsinda pasi yararangiye buriya ariko arifise neza uyu munsi aravuga iti nta aperi yongera kudusubira nta musaza wabasha umuntu w'umusore urabizi Rayon Sport ijye mu matsinda buri iriya ni pasiyo yari ihawe ntabwo izongera kubaho Rayon Sport buriya byarangiye aho match 5 zeruka batsinzwe me ebyiri abantu bati niba Musanze yaragutsinze ugatsindwa n'ikipe nka Mukura hariya twari mu myitozo rero yazigakoramo icyo ashaka kugira ngo rero murabigane nshaka kukubwira yuko kuba naratsinzwe nta kipe ku isi idatsindwa Real Madrid iratsindwa Barcelona iratsindwa ntabwo twebwe iriya nsinzwe nk'abafana ba Pele twari tuyikumbuye kuko ntabwo twari dukeneye kuguma dutsinda kuko tuba dushaka natwe kugira ngo n'abandi banezerwe njyewe icyo mubwira rigani njye ntabwo ndi umufana nk'aba ngaba njye ndi umukunzi wa Pele ntabwo ndi umufana ndi umukunzi umufana isaha n'isaha nka Ruzovio yava kuri akajya kuri Aperi ariko umukunzi ntabwo yava kuri Aperi nicyo nshaka kugira ngo mubwire uretse soze impamvu noneho zituma mutsinda Rayon Sport uyu munsi ibintu bifatika ushingiraho n'ibi reka nkubwire impamvu zifatika Rayon Sport tumaje gukina nayo imikino 90 n'ingahe n'imikino 90 n'indi kugira ngo ngaho urumva ishuro tumaze kuyitsinda 44 tumaje kuyitsinda ibitego tumaje kuyikuba kabiri mu bitego tumaje kuyitsinda ikindi muri match z'abahuje uravuga ati hashize twarayitsinda Rayon Sport ifite imyaka 75 kugibayeho APR ifite imyaka 28 tumaje kuyitsinda ibitego byinshi muri iyo myaka yose maze icyo nshaka kugira mubwire njye numva bare bivovotanga amatsinda nabo bagezeyo bataje ariko twe tuzagira mu myaka sena igikombe cya Afurika none icyo ngira mubwire impamvu uyu munsi tugomba gukubita Gasenyi tukayiruka tugiye gukubitira Gasenyi n'umujinya mwinshi tugiye kubereka yuko agira intare atandukanye n'uriya baza uriya ndamwirukanije urakoze cyane afite icyo ashaka kuvuga Nyiragasazi n'ikimenyimenyi ubuherutse njye na Gahembe Rayon Sport twarayiguze ahubwo amafaranga nyuma yarasigaye turayatanga uyu munsi ahubwo uriya mutoza burya murayibona buretse kipe twarayiguriye ni iyacu iriya kipe twarayiguriye ni iyacu Rayon Sport ni iyacu twarayiguze na Gahembe iriya kipe twarayiguriye igihe na Gahembe urashaka kuvuga ko APR se none sigaye nanayobora muri iriya kipe yaguzwe n'abafana abareyo murabivuga ubundi hari ibanga ryari rihishwe bashaka kuri APR urumva ko twebwe bagura abayobozi bacu bakagura n'abakinnyi wabyumvishe ahubwo ibyanyu biramenyekanye ntabwo bigeze bagura ikipe babifatanyijwemo n'ababatumye nkaza bari uretse gato reka turebe izo sheke umva baguze ni Sadati baguze Rayon Sport bayiguze abafana ba Pele munyumve neza muravuga yuko mwaguze Rayon Sport sibyo murerekana n'amasheke mwayiguze noneho reka duhereze umwanya bareyo bisobanura niba baraguzwe koko cyangwa bataraguzwe umva mubwire Rufuyanga ibintu ndi gusobanura ubyumve neza hari ibintu byabaye muri Rayon dore shaka ukuntu yanditse uretse kubwira sheke none sarapunga isobanura aranditse ngo jewe Munyakazi Sadati ubufatanye bwa AK Gahembe guturuka muri online afatanyije na Nyiragasazi harimo Gikona International nishyuye Rayon Sport ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu 2021 wumvishe tuyigura uwahoze ari Gacinya araza asinyamo nukuvuga ngo izo ngizo ni sheke
ikipe naguze rero reka twumve n'abari uriya mutoza n'umufasha tuzamwirukana reka twumve icyo babivugaho reka twumve icyo bavuga ku kuva ikipe mubwire yawe ayo masheke n'ubu umuntu ari kugaragaza simbizi ariko byanashoboka hari ibintu byabaye muri reyo tubona abantu nka bajiriberi tubona abantu nka yanike ndabyemera yuko Cesar Ponga soze ndabyemera ko Sadati mwaguze Sadati twaguzereyo kuki mutari kunyumva mwaguze reka Cesar Ponga soze gikona muhereza Serpo mu mwanya soze baguze Sadati bagura ni jezi yari yambaye ya reyo kandi bajyane n'undi umeze nka Sadati wifuza kuyobora Rayon Sports uko yiyoboye bazajyane Rayon Sports nawe wayigura nta n'uwanayitinyuka n'ikimenyi wowe uravuga yuko baguze umuntu ntabwo baguze katwumve gacuma APR imaze kuvuga ko yasinyishije Sadate ahubwo reka nkubwire ntabwo ari umwenda wa Rayon basinyishije twaraguze ntabwo twasinyishije twaraguze noneho Sadate nabahereza bya bintu ngo bita yaniki urumva ahubwo twebwe tugiye twamenye ukuri akagambane badukoreye ahubwo batwohereza tugiye kugana ku musozo umuntu wo muri apera agira ngo ikiretse uretse asoze bamwita ni Emi Gahima ni umuntu umwe mu bayobozi bo muri apera arambwira ati twaguza Rayon Sports ntitwanabitinyuka ahubwo twaguze Sadati bayi message dusuye muri ape rero murekere reka tujye muri ape Ruvuyanga ku itariki 25 z'ukwezi kwa kabiri saa 9:30 nibwo twasuye Rayon Sports mu Nzove ndi kumwe n'umuganga bita Gikona International mfite inshinge zanjye yafashe Rayon Sports amaraso isanga ifite umuriro mwinshi ya Sadati mu gitondo saa moya ku itariki 26 akabago agakoni ingingo y'agasazi yasuye Rayon Sports gahembe cunguza uburyo umwete nikomeza gukomerezwa saa 9:30 turahita mu musarani urakoze cyane umva mubwire ko tugiye gusoza mwemera tegatuye mubwire ko tugiye gusoza sibyo mugiye kumbwira buri ruhande rugiye kuvuga ibintu nka bibiri biri buze kurangiza impaka saa 9 hanyuma dusoze dushyiraho umunare ubundi tujye kwitegura umukino duhera kuri Rayon Sports hako ni bi katubanza aperi kuko ni mwakiri umukino banza Benjamin ndamusuza cyane aranyandikira kandi ibintu ambwiye bibukuri umufana wa aperi cyane ukomeye aba muri online fan karabo musuza cyane Benjamin aranyandikira ambwira ko uyu munsi ikintu kibo turari nk'abafana turihera abafana twebwe murabona ibyo amaso yanyatigeze abona murumva ibyo amatwi yanyatigeze yumva ni ukuvuga ngo Rayon Sports ambwiye ko tugomba kuyitsinda nanzura tugomba kuyitsinda ibitego 2-0 urakoze cyane Gikona niba ari cyongeraho na Gahembe Gikona International kangira icyo nongeraho wenda tunasoza nko bivuze njyewe Gikona International ibyo ndabwira abariyo yuko ntace bitanu twarabibahaye ntago muri stade mwenyine ariko ndababwiza ukuri nizige mu magambo ndababwiza ukuri yuko muratwara amafaranga twara amanota 3 kiravuba sha na peri nkuko byahozeho seze 3 zikurikirana ubu ngubu ntabwo aribwo mugiye gukura amanota kuri aperi iyo umwana sonze amatura yamuha kandi umwana ari inyamura yimuha umwana ari ibero arimuha abareye bafite ikibazo cy'amafaranga twebwe twabirebye turabibona reka tubahe amafaranga natwe baduha uriya mukobwa nafana aperi cyane rwose ndi umukunzi wacu ku isi hose mu mwanya avuge aperi niyo yatsinze imikino 50 ndabona yambaye n'umupira byanditseho uretse Arsenal niyo yatsinze imikino 49 nawe muntu muri abambere ku isi turi abambere ku isi turibanza tukanikurikira
abantu ari benshi baravuga uvuye ngo batuye ijambo tugasoza reka uretse n'abayijambo reka gahembe abantu ushaka gusenga reka twumve gahembe Amen. sengero siporo Amen. mukanya saa 9 n'igice Amen. imana iguha iruko ridashira twigeze gukinira ku mahoro mwizanira isanduku tuyibashiramo mukanya saa 9 n'igice ntabona umuntu yizana nanjye umbase abafana ba peri musoze reka dusoreze ahangaha gahembe reka dusoreze ahangaha twuno n'undi umwanya murandaje niyo mukurikizaho reka twumve bareye amasegonda yanyu ariko hari n'akantu hari akantu bigeze kubabwira ngo hari ukuntu iyo umuntu arwaye ngo hari akantu baza kubatuma ako kantu baza kubatuma abaganga ko bafite ngo dogiteri umwanya n'uwanyu umwanya n'uwanyu oya umutinda rotabya umwanya n'uwabareyo aperi murekere yes aperi twasoje burya bagira nakubwiye ngo rigane aba bantu bigize abaganga bigize abashiriki bigize mwagiye murangwa na disipurine kwe ubu nzabigisha ngeze disipurine rigane rero ibyo ndi kukubwira aba bantu bavuze ngo baratumiza ngo ibiki n'ibiki ntazi ibyo ni ibintu bitabaho twe ntabwo turwaye turi ikipe nkuru kuri aperi turi ikipe tuyiruta nubwo twaje tugafata akana kari aho ngaho tubangurika tukazamure tukagaha ibikombe n'ibiki wenda hakazamo bakanagira ubu ndakubwira n'ibi bikombe ndashimira ubu ngubu kuva umupira wabaho mu Rwanda ni ubwa mbere mbonye perezida muri Ferwafa uyikwiye amashyi kuri Olivier n'umuntu w'umuhanga Olivier kamaze mushimira ikindi rero mubwira iyi kipe ava ngo badutsinda ibintu nibaho bizongera ntibizanegera no gushoboka ubu murozi wabo bavuze bumvishe ko bitaye mu ntambwe 18 mama bizuru bavuze ko ari umuntu wabo yaragiye ni mukuru ubu nta murozi bafite ibonye ko amaze kugenda mu 50 bataje gukuru ubu rero n'abafana ba ndabinginze abafana ba Rayon nitwebwe tuba turi muri stade turi 3500 abandi bihanganye bare kuri televiziyo no kuvuga ngo turaza gufana mu bintu mutigeze mubona hari urabona ko bimeze nanjye urabona ubu ngubu urabona ukuntu twisize hari ibintu twazanye ngo twazanye starava zivuye mu Budage turaba turi ku mashyi ateye ubwoba ari surprise hari umuntu uri bwakine ubanga batakanga biki urabona umuntu w'amatetire mutigeze mubona Gacuma katwumve amasegonda 30 reka tubwire aperi rekera Gacuma mbere ko dushyiraho morale umva mbabwiza ukuri ikintu cya mbere intsinzi ni yacu uyu munsi itangazo namaze kumenya mu kanya banyohereje na message iri hano urumva nuko namaze kumenya ko APR ifite abafana 45 ngo aribo baguze amatike mubanze mwumve icyo gisebo byonyine kandi ngo ngo bategereje ko bishyurirwa uravuga ko abafana bayo ari bakeya ndi bakeya twabageneye kwa Seburengo niho bari bwicare kuko ahanini twebwe tugomba kwicara natwe twakiriye nanjye rero kankubwiza ukuri uyu munsi turatsinda amanota 3 na yacu ibi bikona rero reka twasoje tubuze kuko byoho igihe cyabo twarabaretse ubundi uzarebe iyo uhima umwana umushyira imbere babonye udukombe none barihenuye iyo wihenuye ku muntu w'umusaza rero akwereka iki akwereka kari mukuru urakoze cyane reka dusaraze kuri murare buretse vuzera bamburiye mumuretse umwanya urimo uratujyana kandi dufite ibintu tugomba kuganira sibyo so rero tugiye gusozanya na morale kuri buri ruhande ariko uyu mugabo numva nama amasegonda 30 hari icyo ashaka kuvuga sinzi ikintu ashaka kuvuga yahereka ashaka icyo ashaka kugira ngo mubwire abafana ba Rayon Sport murabibona barimo baravuga ngo muri stade ngo ni bake ngo twebwe turi bake amafaranga 5,000 nitwe twayishyuye na 20 ndetse n'10 kuko no muri studio hano harimo babiri twebwe turi abantu 10 no kuvuga ngo rero twebwe ubushobozi dufite dutandukanye na rero tujya twiremera murabizi none cyo ngira ngo mbabwire ndababwiye ngo burya umutinda rotarya umukire iteka ryose ahora hasi ndagukubitira Rayon Sport ibitego 2 ku busa bitemanuka Nyamirambo ndamanuka Biryogo yose sarupo mwese kuri moto yanjye rero ukuntu usa neza banzo rero ukuntu usa neza nyine kumwe wagura umwenda imyenda nambaye urakoze cyane duhere kuri bande kuri morale tugiye guhera ku ikipe iri busure iri busure aperi amarira azanagurwa no kwanyira numa aye umavurema aperi nibwo yaza aperi
aperi nibwo yaza abafana tugatsinda aperi nibwo yaza aye 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 umva vrema aperi nibwo yaza kwacha tuzabatsinda tubarinde tuzabatsinda ibikombe tuzabatsinda ku mahoro tuzabatsinda Nyamirambo tuzabatsinda twongere tubarinde muhima mayira uguteranya n'inshuti ikaguteza rubanda ukaba umugaragu w'indago ikaguteza rubanda ukaba umugaragu w'indago iguteranya n'inshuti ikaguteza rubanda ukaba umugaragu urabe wumva we urabe wumva twaje twambaye urabe wumva twaje urabe wumva twaje murakoze aperi murakoze cyane twe turashwanyaguza we kaduhereza umwanya Rayon Sport ubundi nayo tuyo umwanya bashyiraho kamerare kabo ubundi dusoze aperi turabashimiye nta kibazo sohoke mu dushaka kwigira wagikona we waruzize mu ruki musozi aho niho bugiye wareruvumwa amakipe warije abasifuzi uragura ngo urashaka iki gikombe none dore urakibuze cyogenda amahoro reyo ni wowe dukunda nta yindi kipe yaza ku mutima reyo horana imana ubutwari n'intsinzi oreyo umunsi reyo siporo izakina ntuzayoberana uzumva akagoma kanera uzumva imirishyo n'imihamirizo tubikesha reyo siporo iyo kipe y'abanyarwanda iwe uzakomeza uwo murego murakoze cyane mwese turabashimiye aperi FC ndetse na Rayon Sport rwose amahirwe masa Keromere ganye ni ku Mufaransa avuga uza kurusha undi atsinde hanyuma ADD azamurire indirimbo z'aya makipe yombi ubundi tugaruke twamamaza dukomeza n'urubuga rwacu rw'imikino ibintu ntabwo byoroshye rwose nk'uko mubyumva bimeze neza cyane impaka zikomeje gututumba umuriro ukomeje kwatswamo rwose ushobora kuza kwaka rero ku isaha y'isaa 9 mwabyumvishe abakurikira de Rwanda uburyo byari bimeze ntabwo byari byoroshye hano muri studio twakire Denis Mutangazaji waramutse umeze neza Ruvuyanga na bagenzi bawe wese urakomeye bimeze neza cyane iki cyumweru cyose cyari impaka zarangaga abafana b'impande zombi ndavuga Rayon Sport n'ikipe ya PRFC na n'ubu ngubu muri studio usanzwe aribyo turimo bahuriga bari twabakiriye buri umwe arivuga imyato ku mpande zombi ariko izi mpaka ziracika saa 9 bamugani wa Rigani saa 11 tumaze kuba twamenye wegukanye amanota 3 ariko wowe nka Mutangazaji n'umukino ni derby urebye nyinshi cyane n'umunyamakuru w'imikino hano mu Rwanda wakurikiye derby nyinshi cyane wakurikiye Rayon Sport uburyo yagiye yiyubaka mu myaka yatambutse kugeza n'ubu ngubu wakurikiye APR uburyo yagiye yiyubaka kugeza n'ubu ngubu derby ya Rayon Sport na APR ubundi mbere y'umukino haba havugwa iki cyane cyangwa se ni ikihe kiba cyitaweho n'impande zombi Ruvuyanga nubwo karite y'umupira yamanutse ariko ku rwego rwanjye ugiye kureba derby ya 80 hafi na kabiri ntabwo nakubwira ngo uburyo bizamuka birimo kugenda bitumbagira mbona ko bimaze kurenga
urwego rw'imikino tubona ahubwo abafana ku rwego rw'abafana birimo birazamuka cyane ariko ku rwego rw'imikino wenda birimo birakarite ntabwo ikiri yindi ya kera ariko ku rwego rw'imifanire birimo birazamuka cyane kuko mu kanya naburebaga igitaramo wakoresheje ahangaha cyari igitaramo ntabwo bavuga ko atari igitaramo kuko abantu bamwe basubizaga abandi kandi ukumva ko bataramana bakamenya naho bagarukira naho bunganyikira kandi naho bageze rero ni umupira utegereje saa 9 n'igice nk'uko wabivugaga na Ligani wenda kubwira ati impaka ziracibwa uyu munsi impaka gucibwa akenshi nk'izi ngizi zikinwa n'abagabo sibyo utegereje zikinwa n'abakinnyi b'abagabo iyo uvuze abagabo uba ushaka kumenyesha ikintu mutangazaje zikinwa n'umukinnyi witeguye mu mutwe witeguye mu mutwe ushobora gusimbura uriya ni seti ugasanga ntabwo wari witeguye mu mutwe abantu bumva yuko ari umukinnyi ukuze ushobora kuva imyaka 20 ariko hari igihe aza agakora diferanse nk'uko rage ubu nuvuga ngo muri reyo mu bashushanya bari mu gushushanya bashobora gusanga ari rage washushanyije ariko wareba imyaka rage afite na Jacques ugasanga nawe wamwitayeho sibyo wareba muri aperi ugasanga nawe witaye kuri Mackenzie kandi Mackenzie wenda aperi imaze imyaka 13 mwirukanye sibyo yarekiniye Rayon Sport imaze imyaka aperi yamubona ariko abona nago ari dangerous Iranzi Jean Claude ugasanga nago riba ari mu kubara wenda ariko ari dangerous sibyo ariko ugasanga wenda bavuze ati Kevin dangerous sibyo rero ni umupira nyine ukinwa n'abantu bishyize n'ikintu cy'abagabo utishizemo ko iyi ni derby ibyo numvishe ku magambo reka mbyikureho mu mutwe sibyo ibyo abantu banyandikiye mu message kuko hano twese turazanye mu Rwanda ni igihugu gito sibyo ni igihugu ushobora gusanga niba urugero katubare nka Manishimwe Jaberi mama we no muriyo uyobora fan club afite ubutumwa yamuhaye urumva atirenganyije ubutumwa bwa mama we ntabwo yakina sibyo reka tubare urugero Gilbert Mugisha ni umukinnyi uza kuba ari dangerous kuri uwo mukino ko no muri Rayon Sport mu bantu wenda mu makuru nkurura mu bantu bizeho cyane arimo urumva ari papa we ari mama we ntabariyo sibyo ariko umwana ari kuri target yo bango meshe Victoria kazi nkora sibyo rero ibyo nago yitaye ku byo mu rugo ibyo baza gutaha kwejo nibatsinda aratana muri famille wenda ntabwo yitaye kuvuga ngo baramfata bate baragenda bate nabo baramwifuriza no kubona igitego wenda ariko bagabo tubatsinde nuba umupira no umupira w'abagabo rero umupira w'abakinnyi bakuze mu mutwe mu mukinnyi utekereza kure ureba vision ze ntagareba ibindi biri inyuma y'ikibuga Rigani nawe ukurikira derby zitandukanye zaba usibye niyerewe na Peri ya Manchester na Manchester City United n'ibindi ngibyo ya Yanga na Simba ariko ubundi umukinnyi cyangwa se ikipe itsinda derby biyisaba kuba ifite abakinnyi bakomeye biyisaba kuba ifite amafaranga atagira ingano gutsinda derby bisaba ikirigana football muri rusange yubakiye ku kintu cy'imyiteguro ubuhanga bw'abantu bagiye gukina ubuhanga bw'abatoza kuba bari tayari muri secteurs zose mutangazaje yabikomojeho mu mutwe ariko bitangirira nyine kuvuga ngo kugira ngo umukinnyi abe ameze neza mu mutwe n'abatoza be birajyana n'ubuyobozi bwabo ese bwabafashije ibiki bahawe ibyo bagomba guhabwa ku gihe bahembewe igihe bahawe amaprime yabo ku gihe baryamye neza bariye neza koko bihagije kugira ngo bitegure match nk'iyo ngiyo ese hari ibyo basezeranyijwe biremereye kugira ngo nibatsinde iyo match ibyo ngibyo ubuyobozi ugasanga nyine bwamaze kubitunganya aho umukinnyi akaba avuga ngo nta blame mfite ku buyobozi bwanjye haza noneho ibihe bari gucamo muri icyo gihe ese abantu baravuga bati match nk'ingi kuri twebwe ivuze iki donc nituyitsinda bisobanuye iki kuri twebwe kuri tableau kuri ubwo buyobozi bwacu wenda tudafite ibyo dushinja bwaduhaye byose ku bafana bacu batwitabye ari benshi bikajyana n'uburemere nyine iyo match ifite ese hari ubu ifite avuga ati match ni nyitsinda irabishyira muri position nziza y'igikombe undi akavuga ati iyi ni turning point kugira ngo nanjye nshobore kuzamuka ku rutonde rwa championnat hari na matches ari decisive ari ukuvuga ngo uyitsinda niwe utwara igikombe donc izi match z'amaderby kimwe n'izindi match zigenda zigira uburemere bitandukanye bijyanye n'igihe zigiye gukinirwa ariko specifically none reka ninjire kuri iyi uko nyibona narivuze en general derby iyi match ubuyobozi bwa Rayon Sport bitandukanye n'ibindi bihe urabona ko bwastabilije ibijyanye n'imibereho y'abakinnyi ba Rayon Sport
bagerageje gukora ibishoboka bashaka sponsorship bagerageza kureba uburyo ibyo bumvikanye n'abakinnyi babo babibaha ntabwo ari ekipe ije iri mu kuvugwamo ibibazo hanze y'ikibuga mu yandi magambo donc bameze neza APR yo bihora bimeze neza hanze y'ikibuga ntigigira ibyo bibazo so bivuga ngo inzego zombi z'imiyoborere za ekipe nta kibazo nzibonaho zakoze akazi zagombaga gukora ndamanuka muri staff Adira amaranye na APR imyaka 2 irenga igiye kuba 3 icyo gihe atubashe gutwara ibikombe bya shampiyona gikurikiranya akarimo imikino 50 unbeaten yaje guhagarara ejo bundi yatsindwa na Mukura muri icyo gihe kuva Adira yaza ntaratsindwa na Rayon Sport kuva Adira match zo bamaze gukina na Rayon ntiramutsinda nubireba birashyira imbaraga kuri yo staff equipe ya APR technically donc Adira maîtriser equipe ya APR FC neza mu mashino mu mudiho azi icyo yakenera muri Aniseti azi minota yamukenera azi icyo yakenera muri Rage azi icyo yakenera muri Baka azi icyo yakenera muri Jabe donc ni umuntu ufite icyo bita maîtrise ya squad kuko amaranye nayo igihe arayizi azi niyo Rayon Sport aho ayikubita akayica akamenya ngo ahangaha ni inkina gutya ndayitsinda kuri kote ya coaching APR muri no match hejuru kubera iki sisuzugura ubushobozi bw'umutoza wa Rayon Sport kuko sindamubona cyane izusomye profile no mutoza ukomeye no mutoza aciye mu equipe akomeye na n'uburyo yanatangiye ahita nubwo yahise atakazamo match imwe ariko uburyo yatangiye ahita ashobora kubona amanota nanone kuri Bugesera nyuma gatoya nabyo bigaragaza reaction itari mbi unarebye na recruitment zabaye muri phase retour zaba added value kuri Rayon Sport surtout nk'umwataka bazanyemo turaza kumugaruka wese no ibi ntari gukora izina nka Piero n'abakinnyi bashobora gukiringa game ku giti cyabo shaka gutsinda kufra match ni igitego nicyo kiba gikenewe donc ifite qualité nyine mu bakinnyi nanone hari ikizero bufite so umutoza wa Rayon ntituramubona cyane ariko byanga bikunda iyi match nge ndayibona nk'ikintu kimwe yamufasha kuko adiriwe deja amaze gukonvenka abayobozi ndetse n'abafana ba APR ko shoboye iyi Rayon Sport we yayikoresha nk'inzira nziza yo gufungura amarembo ye muri Rayon Sport kugira ngo azahatinde bitagutungura ngo amaze wenda ukwezi gutsindwa iyi derby hakajyamo amanota 11 hagati n'ikipe ya APR FC baratangira kumuteraho imijugujugu hatitawe ngo amaze igihe gito hatitawe ngo ikipe ntiyarayizi hatitawe ngo abakinnyi nibwo kibabona donc nureba Rayon Sport staff yayo ifite no match nka match yo gukoresha nk'urufunguzo hanyuma bayitsinda bikaba byabazamurira igitinyiro n'icyubahiro mu bafana bitakuna nanone byaba ikibazo gikomeye soza ngiye ku mande zombi mu bakinnyi wenda abakinnyi twaza kubinjiramo kuko nyuma yes twaza ndashaka tuza kujya mu kibuga ariko reka mbaze Denis Nkusi mutangazaji Rayon Sport imaze imyaka hafi 3 giye ku 3 itazi uko gutsinda APR bimera imyaka 3 ubu ngubu umukino wa mbere watojwe na Espinosa nabwo bagiye guhura ibyo bita ku rupapuro Rayon Sport dahabwa amahirwe bijyanye n'ahantu iri ku rutonde n'ahantu APR ariko icyo nshaka kukubaza amahirwe ya Rayon Sport yo kwigaranzura APR saa 9 n'igice angana gute ashingiye Rayon Sport nakushaka kubanza gusubiza kuri background Espinosa ni watoje match ya 2 ku busa urumva yari umutoza mushya utaramara na match 3 sibyo araza bamwohereza kuri derby bati yapanze nabi twayanze gukinisha mugeni induri iravuka ati yakinishe Komodoro gute urumva induri iravuka sibyo arayitsindwa derby sibyo arangizwa n'irukanwa undi wakurikiyeho yari Gibukasa equipe yarahambiranyaka arayitsindwa kimwe kubusa cyane Bugesera ejo bundi Fazare Masud aza kuri match ya 4 Masudi ikipe ntago yarazi ukuntu yanagara mu kibuga arayitsindwa nundi aje kuri match ya 5 sibyo ejo bundi banambaje se Deri Burayiz ko muzakina na APR ibyo ni ibiki urumva ibyo byafashwe mu mind game mutangaza mind game ejo bundi ko atinye kujya gutanga interview kuri match ya match ejo bundi muri mu myitozo ya Bugesera ejo bundi ya Rayon Sport ku wa 4 ntubonye kayitinye kwera ko